Mwaramutse neza, zinduka usenge, fungura umuntu usenge, ramburira Yesu amaboko mushimire. Turi mu gihe cyo kwibuka ko Yesu yaje. Haleluya. Reka tubyinire Imana muri iki gisirimba. Tambira Imana, shimira Imana ubyutsa amahoro. Imana ni nziza. Haleluya. Utenderera buke utambira Imana. Tamba gutyo haleluya. Yo haleluya, yo haleluya, 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 haleluya. Gira icyo ubwiye Yesu, nta kintu kivuye ubwina mu mutima wawe, mubwire haleluya. Bwira Yesu, mushimire, mutambire, mubwire ngo wakoze Yesu kumpa umunsi, wakoze Yesu kumbyutsa amahoro, wakoze Yesu kumpa ubuzima, nkaba nkangutse amahoro, nkaba ngifite imbaraga, nkaba ndi muzima, amaso akabakora, amaguru akabakora. Yesu shimwa, shimwa. Haleluya, haleluya. Tamba Yesu yarazutse, ni muzima, ariho. Turamushimiye Yesu. Tamba. Yes, ushimwe. Nakupenda Yesu. Asante sana Papa. Haleluya. Nashukuru Mungu wangu. Haleluya. Mana uri mwiza Mana nyiribihe. Niki cyambuza kugutambira. Shimwa igitondo cyiza, shimwa amahoro, shimwa haleluya. Nawe gira icyo ubwiye Yesu, shimwa Yesu. Warakoze kuza muri iyi si ukadupfira, warakoze kuza ukaduha ubugingo. Shimwa haleluya. Haleluya. Imana ishimwe, isahabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo turi busengeremo, ni muri Yohana 13:9. Yohana 13:9 haravuga ngo, Simoni Petero aramubwira ati, databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagira amaboko umese n'umutwe. Amen. Uyu munsi tugiye kubwira Yesu ngo atwoze ibirenge. Ibirenge ni ikintu gikomeye. Ibirenge byawe ubifata ubyinike mu maraso ya Yesu, ubikureho ikirego cyose cyari kiriho, ibyaha wakoresheje amaguru yawe, ujya mu bitaboneye, ujya mu bidafite umumaro, ujya aho Imana idashaka, ubyikureho. Umwaka nturangire ubigusanganaho. Woza amaboko yawe, uyinike mu maraso ya Yesu Kristo, uyoza amaboko, uhere mu bitugu hose, mu nkokora, mu kiganza. Ubwire Yesu ngo waduciye imanzi mu biganza, ibindi bimenyetso byari biri ku maboko yawe biveho. Abambaye impeta, ubwo turutira ujyaho impeta mu rusengere, mu izina rya Yesu. Amaguru ngo databuja, noneho ntunyoze ibirenge gusa. Hano ni igihe Yesu yajyaga koza abigishwa be ibirenge. Cyari ikimenyetso cyo guca bugufi. Yesu yari umwigisha cyangwa se yari sebuja.
ariko twebwe hano ku murongo wa 13 murongo nako mu gice cya 13 murongo wa 9 muri iki gitondo turasaba Yesu ngo atwoze ibirenge kugira ngo dukire, kugira ngo tubohoke. Ukwezi kwa 12 ni ukwezi ko gukiza, kugira ngo ibirenge byacu bikire, kugira ngo amaboko yacu akire, kugira ngo imitwe yacu ikire, ngo umese n'umutwe. Haleluya. Ubwire Yesu ngo Yesu umutwe wanjye ngo nari mwuzanye, nyuhagira, ufata amaraso Yesu wiyuhagire mu bubasha bwa Yesu. Hano Yesu yari atarajya ku musaraba, ariko uyu munsi twebwe turi kumwe na Yesu wazutse. Haleluya, haleluya. Yesu wazutse, yazutse avuga ngo amahoro, uvuga ngo amahoro mu mutwe wanjye. Ufata amaraso ya Yesu yogeshe mu mutwe, uri rugingo rwawe urwogesha amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Wisengere amatwi, umunwa, hano hose urugingo rugize umutwe urwogesha amaraso ya Yesu. Amaboko yawe uyogesha amaraso ya Yesu, wiyuhagire, wikure ibyari bikuboshye byose, bikure kure iki gitondo. Wisengere, fungura umuntu usenge. Turi mu kwezi ko gusenga, turakomeje kwiyiriza mu izina rya Yesu Kristo. Fungura umuntu usenge, ni igihe cyo gukiza. Iyi sezo ntiguhiteho mu izina rya Yesu. Ibitondo byawe haguruka usenge, isaha ubonye senga, ufungura umunwa. Uyu munsi ntagiye kigucika, senga mu izina rya Yesu. Haleluya. Amaguru yawe yasengere, aho washatse kwinjira ukaba utahagera. Bwira Imana ngo Mana, ngibi ibirenge byanjye ubyinjize mu masezerano yanjye, ntibikomeze kudindira. Abafite amaguru abarya uyinika mu maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu aravura, amaraso ya Yesu aroza mu izina rya Yesu. Ubwira umwuka wera w'Imana, umuriro w'Imana, ubwira umuriro w'Imana unyure mu maguru yawe ati Yesu, umuriro w'umwuka wera nuce mu maguru yanjye. Ibinyururu byawe byarafashe amaguru yawe agahera hamwe, ntujye uvaho, uhora wizenguruka, wikure kuri urwo ruziga, kuri iyo ngata y'abazimu y'abagome. Ibyo byose ubyikure ko kwizenguruka iyo ngata uyitemaguza umusa, utema umuriro mu izina rya Yesu. Amaguru yawe yasengera, amano yasengere, munsi y'amano hasengera, gatsinzino gasengere, amavi yawe yasengere. Uvuga ati amavi azagupfukamira, ibirenge byawe ubwira Imana icyo bizakorera. Imana ati Imana bizagarara bikurimbe, bizagarara bikuvuge, bizakubyinira. Bibyinira Imana, bibi by'umumaro. Imana ubwira Imana ngo nkiza, namenye ko waje gukiza y'amaguru abo y'umumaro mu gihe ngiki, tiyavure mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Abafite imitsi barya, ibyo byose mu bisengere. Ibyaha byaronduraga amaguru yawe, abaronduraga intambwe zawe, mu izina rya Yesu ibyo byose ubyikure, ufunge, ugire antene zo mu mwuka ufunze, antene zitari z'umwuka w'Imana, antene zitaba ku Mana, ubifungisha amaraso ya Yesu. Abaronduraga intambwe zawe aho zari zarafatiwe, uyikure muri iyo ngereza aho wari ufungiye, usohoke nk'uko ubwira umucyo w'Imana ugusohore nk'uko Petero yasohotse, kubishinzwe gusohoremo mu izina rya Yesu Kristo. Igitondo fungura umuntu usenge, fungura umuntu usenge, gira icyo uvuze ku mutwe wawe, ku maguru yawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Niba Yesu yarogeje abigishwa b'ibirenge, n'umutwe wawe yawoza. Niba Yesu yarogeje abigishwa b'ibirenge, amaboko yawe yabuzwa n'iki kuyoza ko amaraso ya Yesu ahari? Ibyo birenge byawe yabuzwa n'iki kubikiza ko amaraso ya Yesu ahari? Mu izina rya Yesu dukwiye kwisobanukirwa abo turi bo muri Yesu Kristo. Yesu yaraje, kandi yaraje kugira ngo tubohoke, tugire ubugingo buhoraho, kandi tugire ubuzima buzima. Au nom de Jésus. Haleluya. Reka dusenga Imana. Oh Papa, ndagushimira ko waduhaye Yesu. Yesu, ndagushimira ko watwemeye. Uyu mwanya himbazwa Yesu mukiza, himbazwa Yesu w'amahoro, himbazwa Yesu dukunda. Tuzanye ibirenge byacu Mwami, ibi birenge ukureho icyaha cyose cyabarizwagaho. Tuzanye amaboko yacu Mwami, aya maboko kureho icyaha cyose cyabarizwagaho. Turakihanye mu maraso ya Yesu. No tuyuhagiriye, no twuhagiriye ibi birenge, no twuhagiriye aya maguru, no tuyuhagiriye imitwe twazanye, imitwe yacu. Buri rugingo rwari ruri ku maguru, ruri ku maboko, ruri ku mutwe, turarusengeye, turwinitse mu maraso ya Yesu. Nirubohoke, imitwe yacu ibohoke mu izina rya
Yesu bitekerezo byacu bibohoke, proje zacu zibohoke mu izina rya Yesu, mu mutwe ubwonko bubohoke, amagufa y'umutwe abohoke, imitsi y'umutwe ibohoke, indimi zacu zibohoke, iminwa yacu ibohoke, maso yacu abohoke, matwi yacu azibuke mu izina rya Yesu, amajosi mu izina rya Yesu, buri rugingo rugize umutwe imisaya ibohoke mu izina rya Yesu, isura yacu ibohoke mu izina rya Yesu, agahanga kacu kabohoke ugakomeze, dukomere mu rugendo, twambara imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, mu butware bwawe n'ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu. Aya maguru abohoke, aya maguru intambwe zacu zibohoke, utwihutisha aho twadindiriye, aho twizengurutseho mu izina rya Yesu. Byadufataga mbiri si gukoreza abazimu zaduhezaga hamwe, ibyo byose biveho. Dayimoni rudindiza wari wadindije amaboko yacu n'ibirenge byacu, naturekure nonaha umuriro wa Yesu, twitandukanije nabyo, tubyikuyeho ibyo abagome bakoreye ku maguru yacu, ibyo abagome bakoreye ku maboko yacu mu izina rya Yesu. Sake perise zari zikitugendaho zose zifungwe mu maraso ya Yesu, niho tubitsindiye. Twitwikirije umuriro w'umwuka w'Imana, nutunyuremo, kureho amapingu y'abazimu yari yarafashe ibirenge byacu, bakavanga hano tuzaharenga, bakavanga ntaho tuzagera. Amapingu y'abazimu yari yarafashe amaboko yacu, bakavuga ngo ntacyo tuzimarira, tubizikuyeho mu izina rya Yesu. Twatuye ibyiza, twatuye kugera ku misozi y'amasezerano yacu, twatuye kuba amahoro, twatuye gukora bikemera, twatuye kugenda. Indwara zari ziri ku maboko yacu zikire, indwara zari ziri mu mitwe zikire, indwara zari ziri ku birenge byacu bikire, au nom de Jésus. Haleluya. Urakoze Yesu, turagushimiye kare twogereje amaguru, turagushimiye kudukirije amaguru, kadukiriza imitwe, kadukiriza amaboko. Icyubahiro kibi cyawe. Urakoze Yesu. Byo byandikwe ku mazina yacu ko Yesu adukirije amaguru, kandi burundu ntawe uzongera kuboha amaguru yacu ngo byemere, ntawe uzongera kuboha imitwe yacu ngo byemere, ntawe uzongera kuboha amaboko yacu ngo byemere, kuko Yesu adukijije burundu, akatubohora, akaduha ubuzima buzima. Tugushime Mana, y'amaguru agushima, y'amaboko akuramburira, bagukomera amashyi. Yesu, iminwa yacu iguririmbi, imitwe yacu ikubiye umumaro mu gihe nk'iki, kuko tugiriye neza. Urakoze Mwami, none n'iteka ryose. Amen. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama EBENEZER kuri mikro. Wibuke gukora subscribe na share. Shalom.